mu basenyewe n'ibiza bakorewe umuganda wo kubafasha kubona aho kuba barimo n'umuryango wa Ntawuryoga Rachel wahitanywe n'ibiza n'umwana we mu murenge wa Kimonyi hakaza kurokoka gusa abana be babiri. Abaturage bashima urubyiruko rwemeje kugira uruhare mu kubafasha kubona aho barambika umusaya. Rwose pe biratunejeje cyane kuba baje kwifatanya natwe muri uyu munsi wo kugira ngo twubakire abantu bahuye n'ibiza bari batuye muri ra misozi, bakaba bagiye gushirwa ahantu heza, bakumva yuko urubyiruko natwe nk'abaturage tubari inyuma. Urubyiruko turashima by'umwihariko, turabishima tugashimira n'ababyeyi bamwe babigiramo uruhare. Twabyakiriye neza, nta kibazo dufite rwose. Urubyiruko rwaduteye inkunga mu mbaraga zarwo. Ni igikorwa cyitabiriwe n'urubyiruko ruhagarariye bagenzi babo rwaturutse mu mujyi wa Kigali, Huye, Bugesera, Nyamagabe, Gakenke, Karongi, Rutsiro, Ruhango, Rubavu ndetse na Musanze. N'urubyiruko rwiyemeje kugira uruhare mu gukemura ibibazo bibangamiye abaturage. Twishimiye umunsi kwifatanya n'abaturage b'umurenge wa Kimonyi ndetse akarere ka Musanze mu kubakira abagizweho ingaruka n'ibiza. Nkatwe urubyiruko Kagame 17 muza turwubake, nk'urubyiruko rushishikajwe no kubera nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaboko kugira ngo iyi manda yatangiye 2017 izasoza 2024 izabe manda yo kwesa imihigo. Natwe twishimiye kwifatanya n'urundi rubyiruko rwo muri aka karere kugira ngo nibura tumubera amaboko mu gufasha abasigajwe abagizweho ingaruka n'ibiza. Mu mbamutima zacu nk'abanyarwanda nk'urubyiruko turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba, twitabiriye gutabara kuko ibiza byabashyize mu bibazo bikomeye cyane. By'umwihariko hano twaje kubakira umubyeyi witabye Imana asigara abana nabo ni urubyiruko rw'ejo. Tugomba rero gusigasira abo barumuna bacu kugira ngo nitwe tugomba gusigara tubarera. Nk'ubu uyu munsi njyewe naturutse Butare, guturuka Butare bivuze yuko ibyo namaze kubimenya kandi nkaba mfite ubwenge n'ubushobozi bw'uko ngomba kugira abo mfasha. Ndavuga ni ngomba kuzamuka tukaza gufasha aba baturage, tukafasha imiryango yagizweho n'ibiza, kandi turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, atari mu magambo ahubwo tukabigaragarisha mu bikorwa. Uyu muco w'urubyiruko wo gukunda igihugu, kugikorera no kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage biri mu bishimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier. Aba bana bavuye hirya no hino bitegeye, batanze amatike kugira ngo batange uyu musanzu. Iryo ni isomo ryo kuvuga ngo ntacyo umuntu yagakwiye kwizigama cyane cyane nk'urubyiruko, ari imbaraga, ari ubushobozi mu rwego rwo gutabara cyangwa se gufasha kubaka igihugu muri uru rugendo. Muri rusange mu karere ka Musanze habarurwa inzu zirenga 400 zasenywe n'ibiza, zirimo izigomba gusanwa n'izindi zizubakwa bundi bucya. Guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushyikiriza abagizweho ingaruka n'ibiza ubufasha burimo amabati, ibiryamirwa n'ibiribwa. Umurenge wa Kimonyi hano mu karere ka Musanze na murare nyinshi cyane, urubyiruko ruturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'urubyiruko rwo mu karere ka Musanze, abaturage, abayobozi bakomeje gukora umuganda mu rwego rwo gukomeza kubakira abahuye n'ibiza nyuma yaho inzu zabo zisenywe zikangizwa n'ibiza byibasiye akarere ka Musanze. Robert Byiringiro, Televiziyo Rwanda mu karere ka Musanze.